Ndabashuje inshuti zanjye ku rubuga Flow Kitchen and Creative, mugira amahoro, mumeze neza. Uyu munsi twagarutse muri gahunda yacu nk'uko bisanzwe ya none mu gikoni, tuganira ku biribwa bitandukanye kenshi na kenshi binaciriritse tutitaho ariko bidufitiye umumaro. Ni muri uwo rwego rero uyu munsi nabatiyemo ikiribwa cy'ishu kugira ngo tukiganireho. Amashu arera henshi cyane mu gihugu cyacu, biragoye kuba wabona umuntu uvuga ko yajya ku isoko agiye guhaha akaba atabona ishu. Kandi mu by'ukuri ishu ni ubwoko bw'imboga zidahenze, zihendutse. Ishu 200, 300 riraboneka, aho byakabya wenda 500. Urumva ko ntago bikabije ku buryo umuntu ataryigondera. Reka rero kubera ko riri mu biribwa bifite umumaro cyane ku mubiri yacu kandi buri wese akaba ashobora kuribona, reka turiganireho kugira ngo twumve icyo rifitiye umumaro, rifitiye imibiri yacu, kugira ngo tujye turifata kenshi tuzi neza icyo ritumariye, ndetse turebe n'uburyo butandukanye twarifatamo kugira ngo rirusheho kutugirira akamaro. Twagiye rero baratubwira ngo le chou est une excellente source de bêta-carotène, ariyo vitamine A, qui aide à la bonne santé de la peau, des os et des yeux. Ngishu rikungahaye cyane muri byo bita beta-carotène, ari ihinduka vitamine A imaze kugera mu mubiri wacu, ikaba ifasha cyane ku buzima bwiza bw'uruhu n'ubw'amagufwa ndetse n'amaso. Ibyo bintu uko ari bitatu, uruhu, amagufwa n'amaso, bigira ubuzima bwiza ishuri bigizemo uruhare iyo turifata kenshi. Le chou est une excellente source de vitamine C. Cette dernière nous aide à garder gencives, dents et peau en bonne santé. Nanone baratubwiye ngo ishu ryifitemo, rikungahaye cyane kuri vitamine C, noneho rigafasha n'amenyo kumererwa neza, ndetse na rwa ruhu rugarutsemo n'ubuzima bw'uruhu bukamera neza. Kandi turabizi ko vitamine C ikora cyane, ikintu tuyiziho ni ukuzamura ubudahangarwa, abasirikare barinda umubiri wacu. Murumva rero ko kuba ishu ryifitemo vitamine C ari ikintu cyiza cyane. Le chou contient également des vitamines du groupe B, principalement acide folique. Ces antioxydants protègent l'organisme contre des agressions extérieures. Ishu kandi ngo ryifitemo amavitamine B yo muri groupe B, cyane cyane izo twita acide folique, noneho zikaba zikora nka antioxydant. Antioxydant ubwo turahita twumva mu gufasha gusohora imyanda kenshi iva mu byo tuba twariye bitari byiza byangiza imibiri, noneho uko gusohora imyanda bigatanga resultat yuko aba protection, uburinzi bw'umubiri, protège l'organisme contre les agressions extérieures. No kuvuga beka y'imyanda isohotse byangiza umubiri, ubwo burozi buba buri mu byo twariye bitari byiza, iyo bibashije gusohoka mu mibiri yacu uhita wumva ko automatiquement hahita habaho protection de notre organisme. Les agressions extérieures ubwo nyine turahita twumva ibyo ngibyo turya kuko biba bituruka hanze tubyinjiza mu mubiri. Atari byiza rero, bikora uburozi nk'uko dukunda kubibona kenshi, bwa bundi bubyara ibinure bibi, bujya kwistoka mu mwijima, umwijima ukarwara, bujya gufunga imitsi ijyana amaraso agatangira kugenda nabi, bijya kwihoma ku mitsi ijyana mu mutima, umutima ugakora nabi. Ni byinshi cyane. Iyo rero ikiribwa ari antioxydant, ibyo byose kibikuraho bigasohoka, bigatuma umubiri umererwa neza. Rero ishu naryo rikaba ryifitemo ubwo bushobozi. Murumva ko ari ibintu byiza cyane ku ruboga rw'ishu. Ese twarifataga tubizi cyangwa se ntitujya tunaryitaho? Mu byo turya ntabwo tujya turyitaho cyane. Twabyibaza niba urifata ukabyongera, niba utajya kubyitaho ukajya ushyira mu byo muri gahunda y'ibyo urya ugashyiramo uruboga rw'ishu, kuko urumva ko ari rwiza cyane. Manger du chou cru. Tugiye kureba noneho ibyiza byo kurya ishu ari ribisi. Cet humble légume est un champion de la vitamine K. Une tasse de chou cru apporte pas moins de 56% de l'apport quotidien recommandé en vitamine K. Noneho ngo uru ruboga rworoheje cyane rurakungahaye cyangwa se rurihagije kuri vitamine K,
bakatubwira ko agatase kamwe ka ji y'ishu, birumvikana ishu ribisi, ntabwo wakora ji y'ishu rihiye. Ishu ribisi ji yaryo itasi imwe ngo iba yifitemo 56% bya vitamine K iba ikenewe mu mubiri wacu buri munsi. Urumva ni vitamine iri hejuru cyane, aba ari nyinshi, ibasha kuboneka rero yo gutunga umubiri buri munsi. Noneho ya vitamine K reka turebe ikimaze ikijya kumara nyine muri uwo mubiri wacu iyo dufashe ishu, iyo ji ya buri munsi itasi, icyo iyo vitamine K itumarira. La vitamine K joue un rôle notamment dans la coagulation sanguine et la santé des os. Vitamine K ifasha cyane mu kuvura kw'amaraso, noneho ikanafasha mu buzima bw'amagufwa. Amagufwa urumva ni ikintu cy'ingenzi cyane, ngira ngo umuntu ufite ikibazo cy'amagufwa ni nkaho nta buzima aba afite, cyane ko buriya atera n'ububabare cyane. Ubirwaye niwe wabyumva, ni nawe wabasha kubivuga uko bimumerera, ariko uburwayi bw'amagufwa butera ububabare cyane. Rero iyo vitamine K tufata mu itase y'ishu buri munsi ituma hatabaho ubwo burwayi, ikaturinda ubwo burwayi bw'amagufwa ndetse no kuba amaraso yavura akamera neza. Mu rugero ntago wavuga, ntago ari ukuvura bikabije ko nabyo ntago byaba ari byiza. Ubwo nyine ifasha ko amaraso ajya muri eta ya nyayo, hagati na hagati, atari amazi atanafashe cyane. Cette vitamine K est aussi excellente pour garder un cerveau en pleine forme. Ikindi vitamine K imara cyane nuko ifasha cerveau yacu, ubwonko mu kuba bumeze neza, umuntu akatekereza neza, ukumva utananiwe, ukumva mbese umeze neza. Iyo ubwonko butameze neza, namwe murabyumva ko haba hangirika byinshi, nta nubwo wagira icyo ugeraho udatekereza neza, birumvikana. Rero vitamine K ituma ubwonko buhorana forme, bugahora buri en pleine forme, bumeze neza. Le chou et le diabète, tugiye kureba ishu na diabète. Se hari icyo rifasha kuri barwayi ba diabète? Généralement, les fibres contenues dans le chou font partie des éléments qui agissent sur votre taux de glycémie, comme elles réduisent fortement la digestion, assimilation du cycle dans votre sang en est ralentie. L'augmentation du taux de glycémie n'est pas donc importante et revient à la normale très rapidement. Ishungo gifitemo za fibre nyinshi cyane, noneho bigatuma rigabanya taux de glycémie, isukari ikagabanuka mu mubiri. Iyo ufata ishu cyane, kenshi na kenshi ari ribisi nka kuri batubwiye, nibyo byiza kurusha irihiye. Fatamo ji cyangwa se ufata muri salade, bituma za fibre zigera mu mubiri zikiri zose, noneho bigakora ngo no ku isukari mu mubiri, taux de glycémie ikagabanuka, noneho kandi rikihutisha digestion cyane. Ifata ishu, digestion nayo irihuta cyane, noneho cycle isukari yinjira mu maraso ikagabanuka, anerhanti. L'augmentation du taux de glycémie n'est donc pas importante. Ni ukuvuga ngo iyo ufata ishu kenshi, salade cyangwa se yaji, cyangwa se wanarifata rihiye ariko ridahiye cyane, iyo imboga zihiye cyane uba uri kuzangiza, nkunda kubivuga. Iyo rero izo mboga ziganza mu byo ufata, imboga z'amashu, bituma ya glycémie, taux de glycémie iba itakiri nyinshi cyane, na augmentation yayo iragabanuka cyane, ntabwo izamuka, noneho bigatuma umurwayi wa diabete asubira à la normale très rapidement. Ni ukuvuga ngo iyo urwaye diabete ugafata iyo ji y'ishu kenshi, ugafata amasalade y'amashu, ukarya nk'imboga ariko adahiye cyane, ngo usubira byihuse cyane ku rugero rwiza rw'isukari mu mubiri. Ni ukuvuga mu yandi magambo diabete irakira. Tugiye kureba le chou et le foin, aussi appelé médecin des pauvres. Le chou est très bon pour la santé, détoxifiant et accélère l'élimination des toxines accumulées surtout au niveau du foie. Ishu ngo
mu yindi nyito yaryo ngo bayita medecin de pauvre, umuganga w'abakene. Wa mukene udashobora kujya kwa muganga kujya kwigurira imiti ihenze, buriya ngo agiye afata ishu kenshi uko tubivuze muri ubwo buryo butandukanye butatu tubonye: kuyifata nka ji, kurifata nk'imboga zidahiye cyane, kurifata mu masalade, birangira ishu riguhindukiye umuganga, ngo baryita medecin de pauvre. Biratangaje, ni ubushakashatsi bwakozwe bigaragara ko nyine rivura cyane. Noneho na babandi badashoboye kujya kwa muganga rikabageraho, babandi badashoboye kwigura imiti ihenze rikabavura kuruta ndetse n'abagiye gufata imiti yo kwa muganga. Rero ngo riradetoxifiya, ishu rikora detox y'umubiri, ya myanda nk'uko twabivuze igasohoka, ngo elimination de toxine, ya myanda bwa burozi. Hari ibyo turya bigera mu mubiri bigahinduka uburozi, dukunda kubivuga kenshi, cyane cyane amafiriti n'ibindi bintu byiganjemo amavuta cyane, ibi by'ibinure. Buriya tubirya biryoshye mu kanwa ariko bigera mu mubiri bigahinduka uburozi. Rero ubwo burozi uko bugenda bwiyongera bugenda bwisitoka mu mwijima, wa mwijima ukarwara. Iyo ufata rero ishu kenshi, ji y'ishu mu masalade yaryo, bigenda bikura bwa burozi mu mubiri, ngo surtout au niveau du foie. Noneho na wa mwijima ukaba udashobora kurwara bitewe n'uko uburozi buba bwasohotse. Loshu ubwo twari turi kureba kuri niveau y'umwijima. Noneho le chou contient également de la vitamine C, ce qui renforce l'organisme et aide à lutter contre les maladies. Ishu kandi ngo ryifitemo vitamine C, bari babivuze haruguru, ku bwinshi, ku buryo birenforce l'organisme, bizamura ubudahangarwa bw'umubiri cyane, abasirikare bakazamuka, aribyo bivamo noneho ko biturinda indwara. Burya iyo umubiri uhagaze neza, ubudahangarwa buri hejuru, ntabwo umuntu ashobora turwaragurika kuko abasirikare b'umubiri baba babaye atake, bagabanutse, indwara nazo zikatwataka. Rero iyo vitamine C ibasha kuzamura ubudahangarwa, indwara zikaduhungira kure. Le chou et la tension. Le chou, tujye kureba ishu n'umuvuduko w'amaraso. Le chou renferme une bonne quantité de potassium, environ 92 mg pour 100 g de chou. Ni ukuvuga ngo ishu ryifitemo vitamine K iri hejuru cyane, muri 100 g, mu magarama 100 y'ishu dusangamo miligarama 92. Ni nyinshi cyane. Ce qui permet de prévenir l'hypertension. Kubera iyo potassium iri hejuru cyane dusanga mu ishu, bituma ishu riturinda hypertension, cyangwa se ku murwayi ufite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso akarifata, ishu riramukiza. Et de limiter le risque de l'accident vasculaire cérébral, kandi byandi twabonye ko ubwonko buhora buri en pleine forme, ntabwo ushobora kugira ikibazo cy'ubwonko cyangwa se imitsi ijyana mu bwonko ngo umuntu abe yagira ikibazo, atakaza ubwenge cyangwa se ubwonko bwangirike. Afata ishu rikora ku bwonko cyane, rikaburinda bukamera neza, bugahora buri en pleine forme nk'uko twabibonye. Ubwo rero abarwayi ba hypertension nabo bagiye bafatisha uko tubibonye, bakarifata mu masalade, mu maji, bimera neza, umuvuduko w'amaraso ugakira. Conseil inama batugira: buvez un verre de jus de chou âgé avant le repas et à 2 fois par jour, car le chou se digère mieux cru que cuit. Baratugira inama ko twajya dufata ji y'ishu itase imwe rimwe ku munsi cyangwa kabiri ubishoboye. Aje ni ukuvuga nta kintu urafata, ni ukuvuga mu gitondo ukibyuka nta kintu urafata, cyangwa se nijoro wamaze kurya, ibiryo byamaze kujya kwidigera, ugafata iyo ji mbere yo kuryama ukiryamira. Wabifata rimwe, ubishoboye kabiri, ngo ni byiza cyane, kubera ko ngo ishu ni ryiza cyane kurifata riri bisi kuruta uko warifata rihiye. Ni conseil batugira. Ibyo ngibyo turamutse tubikurikije, twaba dutetse cya kibazo twabonye cya hypertension, cy'umwijima, n'ibindi bitandukanye, cya diabete, tugakora detox y'umubiri, ibintu byose bikagenda neza. Rero iyi nama